iyo nagiye gushaka ikiraka nkakibura baraburaraga bakararira ibyo bari. ihangane njye mfite icyizere ko hari abantu bazabona iki kiganiro wenda bakabasha kugufasha, abana b'abakobwa bakabasha kubona ifunguro. Turaza kwareba mu kanya. Nuko ndishyiraho ndangize ntambikaho zamba hepfo no haraguru bambona arabibona, nuko imbaho nzitambikaho nkaguca nshyiraho ibisababa. Hano hariho urugezi ruhurudukaga gwitwa Mutakama. Ujya kuvoma mu kigezi gihuruduka? Nani nayo tunywa. Ni nayo unywa? None se uko none hano muko nabonye nta musarani mugira? Nago ntago. Niba mwanya hari ubwo hari y'abadive hano, uruno ni urusengero rw'abadive niho njaga. Tubwire neza, urumva ufite inkuru ibabaje, uva hano kugira ngo ujye ku musarani muri iki gihangari mutuyemo no kujya gutira umusarani wo ku rusengero rw'abadive? Niho njaga. Rwose ntago bakwinuba kuba ujya kwituma umusarani wabo? Kubera ko batahahora bagasigara abana bakarira, kandi ni n'abakobwa gusa. Bigenda bite muri iryo joro? Iryo joro bana no kurara bararira bugaca nka n'abasiga uko nguko n'abasize. Kunoho nagize amahirwe no mwaka dutangiye baza kwishura kikaba cyakemutse bakaryayo, kubera ko hari umuntu ubatangira yo kurya igihembwe cyasira, n'undi muterankunga kaboneka akabara avuga ati ndayabatangiye. Abaterankunga bagiye batandukanye, kubu yabona yaramutangiye ubwo imbaraga zirashize. Undi nawe akaza ati ye kana kuri kujura ataha bimeze bitakamubwira ati nta mama yabuze yo gutanga, nuko nguye akabara yamutangiye. Ibyo nibyo mwiyorose. Tubaye ikaze mwese abakurikirana Ibonye TV, abari mu Rwanda hose, abari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze. Imbere yacu rero murahabona umubyeyi uri mu nzu, sinavuga ko ari inzu ishaje, ahubwo ni inzu na hano ho kwihugika, sinzi niba ndaza kuhita inzu. Ndagira ngo atangira twibwira. Muraho neza? Yego. Tangira twibwira. Murakoze. Wo mu karere ka Musanze, umudugudu ni Rw'Inzovu, akagari ka Murago, umurenge wa Gataraga. Hano ni mu murenge wa Gataraga. Hanyuma mama, iyi nzu yawe sinzi niba ndibuze kuyita inzu, kubera ko n'abantu bo hanze ndi kubareba, ndaza kubyerekana wenda bakurikira amashusho baze kubireba. Umaze igihe kingana iki utuye ahantu, cyangwa se ubuzima bwawe ni ubuhe? Reka dutangire ku buzima bwawe ni ubuhe? Ubuzima bwanjye ni ubwo gukorera abandi, gufata nk'isuka nkajya gukorera abandi. Ubundi buzima igihe nabuze nk'ikiraka, hari igihe ibiraka bibura, ngafata nk'igifuka cya kilo 100 nkajya kwahira. Hano urabona ko hari ibitari, amababi y'ibishababa, kayashyikiriza abatunzi, icyo bita gusasa ifumbire inaha ngaha, nuko bakampa nka 300 cyangwa 200, akaba ari bwo buzima mbayeho. Iyi nzu yawe sibanamo n'umugabo, tubwire bimeze bite? Ntawe, ni abana 3. Ufite abana 3, nta mugabo ugira? Ntawe. Umugabo se yagiye hehe? Umugabo yarabambyaye yaragenda. Noneho tugaruke kuko ababyeyi bawe bagiye hehe ko yari isambu yabo? Barapfuye muri 97. 97 ababyeyi bawe bose barapfuye? Bose barapfuye. Uvukana n'abana bangahe? Mvukana n'abana 5. Abo 5 bari hehe? Barashatse. Bagusiga ku sambu? Ku sambu rero. None se hano ababyeyi bawe bari batuye muri iyi nzu? Oya. Mbere bari batuye mu nzu z'ibyatsi. Noneho leta izikuraho ibyatsi sirahogana, ishiraho amabati gusa? Amabati gusa, icyo hasi ukakiyubakira. Hano rero baraje baguha amabati. Umugabo rero, hanyuma tugarutse ku nkuru, umugabo agutanya abana 3. Mu bana 3 utubwire ubuzima noneho mubayeho muri iyi nzu we n'abana 3, tubwire umunsi ku wundi. Ubuzima tubayeho iyo ntagiye mu kiraka nuko bigenda, cyangwa se
nk'umuntu nk'uyu yandeba bakavuga ati yewe mbonye uvuye mu kiraka urarase none nguhereze nka kano 500 cyangwa 100 ngahe bitewe n'impuhwe cyangwa n'uyu akazana agafukire bitewe n'uko yageze hano akabona ubuzima buranze nuko nguko nabona n'intoza n'ikiraka igihe kiraka kihari ngakora ikiraka abo bana burabishurirwa na leta kuyo kurya. uwo mu ciciro cya kangahe? Bari mudugudu yanzize mu cya 3. Yagushize mu cya 3? Ukaba mu ciciro cya 3 utagira n'inzu wari ukurara ku gasi? Niyo yagushize. Hanyuma mama, abana 3 mubayeho gute, murya gute, bigenda bite? Ubuzima iyo ubwo buzima butagenze gucyo turaryama nuko. Byaba byagenze neza nk'igihe nibura tuburaye najana isuka naja guhinga gushaka ikiraka nakabona tukarya nakabura tukabaho ubwo nuko bimeze. Ufite abana 3, mu bana 3 ufite tubwire ubisobanure neza, ni abahungu n'abakobwa? N'abakobwa bose. Ufite abakobwa 3, bana n'abakobwa 3? Ubagiye ku ishuri? Bagiye ku ishuri, umwe yigaga mu wa 4 undi akiga mu wa 2. Ndari muri Garadiyene. Hanyuma se ubwo abana iyo mwabuze ibyo kurya bigenda bite? None abo bakuru kubera ko bo bamenyeye ubwo buzima mu myaka 12 yose abo bakuru baraceceka uwo akanarira ariko mukurira ko bikagera igihe ahora none yakora yagira ate? Mumaze ubu buzima mumazemo ngo igihe kingana iki? Ubuzima mu myaka 12 yose. Imyaka 12 ubana abana 3 ku gasi. Iyo wakoze kirakubona ngahe? Ikiraka kubera mbere mwahura mwaka ibintu bitari byakomera twakoreraga 600 700 ariko wayahahaga akagira akamaro. None ubu ngubu kubera twe turi abagore hari igihe ukorera 500 cyangwa 1000 biterwa nuko ubuzima wibereyemo we ukanga kugaruka ugapfa gukorera yubonye kugira ngo ubuzima bukomeze. Hanyuma mama, mu buzima bwawe usibonye 500 ubwo mukirya gute? We n'abana bangahe? 3? Nibura iyo mbonye nk'icatanu nakoze mu kiraka fata amafaranga uvuge ino batangaga n'ifu ya 200 y'igikoma. Oya nyine tubwire ubu bagwaye 5 none ugiye kukiguramo ifunguro, tubwire ko uraza kubigenza. Yuko ubu ibirayi byahenze naguraga ibirayi nkagura n'ibidodoki nkagura n'intoza n'ubunyobwa kubera ibidodoki n'ubunyobwa iyo ubihase neza ukabikatagura ariko na mbere n'ikiro cy'ibishimbo cyaguraga nka 500 cyangwa 400. Ubwo rero naguze none nagiye none ndaronga gura ikiro cy'ibishimbo nejo ndagenda ndaronga nkagura ibirayi n'ibidodoki cyangwa nkagura ibirayi n'imboga nkagurira mu utunyobwa ino batangaga bwa 50 n'utuvuta twa 50 ubwo nkabatekera n'igikoma tukabona ubuzima buri kugenda nta kibazo. Hanyuma ko numva mwakuriye mu buzima mu bubi abana ntago bigeze bagira ikibazo cy'imirire mibi? Barakigize abo bana bose bahetutse najaga gufata amata ku kigo nderabuzima ari abanyabuzima banyohereje bitewe no kumupima babura ibiro. Gusa wabonsaga gute ko nawe utarufite ibyo kurya? None si ubundi kuva yanagizaho kugira ngo arire ariko nka umupfundi ibere uko byaba kose bikaba nko kwitanga weho ku cyawe giti kuko nta kundi byagenda. Mama rero urakomeza ubwo buzima bukomeye wari umaze kutubwira ngo iyo wagize ikiraka byibuze ubone 5. Umuryango wawe umeze bite? Kuki umuryango kuki utagufasha? Umuryango nta muryango urebye guhari cyangwa niyo yaba hari ntatwiteho buryo umuntu wabaye imfubye ntabwo babirirwaga baramwitaho ntabwo ubuzima bwe baba bwitayeho. Abo bantu muvukana se? Abo tuvuga nabo nta buzima bafite none ko nabo baryaga baciye inshuro si navuga ngo bafite ubuhe buzima nta wiza urimo ngo wenda uko biri.
nabo no gupfundikanya k'ubuzima. None ubuyobozi bwa leta bwigeze bugufasha iki? Ubuyobozi ntabwo bwigeze buhagera. Uretse gitifu wahageze mu bihe byasize, gitifu w'umurenge nka uriya mwaka ubwo dusize inyuma y'amaso yacu, ariko ntabwo aramba igisubizo. Icyo gihe akubwiraga ngo iki rero? Yarahageze asanga ntoniyo, nongeye kujya kumureba ku murenge, aravuga ngo ningende ikibazo cyanjye azaciga, ntabwo aramba igisubizo. None mama ujya ugenda se ukava hano mu rugo? Hano ndahavuga nkaca guhaha, none se nahura n'icyayi. None se ntago bakwiba ko mbona ko mbona n'ubundi hose ari hanze? Kereka batwaye imyenda kwa nta bindi birimo n'agasafuriya ntekagamo. Rase iriya niyo myenda rero? Niyo mwambara? None se ubwo rero ndabona nta n'impamvu yo gushiraho urugi ko mbona hose harangaye. Ntago se bajya bakwiba byibuze n'utu twenda dushaje ngo baze batwibe? Oya. N'abajura barabibonye tubwire. Ntabwo birirwaga baraza. Ndonda babeshera. None sindirirwa ndababeshera. Ntabwo wakirirwa babeshera. Abajura barare bakabona nta kintu bakiba. Buhuka ariko tubwire, simubyiza ko muvugira ibintu byose. Wowe kugenda uba wumva udafite umutima uhangayitse? Kubera yuko mu kugenda amafite nk'umutima uhangayitse, habaga nk'igihe iyo turakora nk'umukino igira uri kubona kuremwa yari amazu yiriye, mpaguruka kare nka 10 cyangwa nka 9:30 kugira ngo tugereyo kugiye, kugira ngo dusanga abaregezi batiri mu nzira, kagira imfunge ndisi nk'ubu ngiye hagize nk'uwinjiramo ntiyabica cyangwa se akongera akabakorera nabi, nuko ngahangayikora naza kubona nkabona Imana yabigenjeje neza. Ufite abana b'abakobwa 3 ubasiga muri iki kizu cyangwa se muri iki gihangari, uba ufite ubwoba ko bashaka kubafata ku ngufu? Nabyo igihohoterwa nkarigirira ubwoba. Ubwo rero tugarutse ku buzima bw'abana. Abana ibikoresho babikura hehe iyo bagiye ku ishuri? Ibikoresho buriya ibikoresho nk'iyo nguyu kujya nk'urugero, abonye abana basibye uyu mukobwa yitwa nde? Esiteri. Iyo ambajije ati abana bimeze bite, nkamubwira ntabwo bari kuja kwiga, ntibabuze ikayi, ayohereza nk'amakayi akabafasha ku makayi no ku makaramu. Noneho reka gusa abana bafite mu by'ukuri ibikoresho byuzuye by'ishuri? Oya, ntabwo byuzuye, kubera yuko umuntu agufashije atahera kuri byose ngo birangize. Rimwe nk'igihe arigana nk'amakayi 5 cyangwa 10 akigana, undi tuvuge nko mu wa 4 abagiye babatumye amakayi gatandukanye, yaba ari nka 5 rero yabona 3 agakata, nkurabona nko mu ruteranyirizo hamwe akahandika igice kimwe ahandi ikindi kugira ngo bigende neza. Ubwo umwana afata ikayi hamwe akayigamo ibice 2, hamwe akandika Icyongereza ndakandika Igifaransa kugira ngo yekureka amasomo. Ubwo so umwana w'umukobwa umukuru muri bafite 12. Ku myaka 12 yiga mu kangahe? Yiga mu kangahe umukuru? Mu wa 4. Ruvuga ngo ibikoresho afite ntago bihagije rero? Ntabwo bihagije. Hanyuma ku byerekeranye n'imyambaro ngo bambara gute, ko mbona n'ibiri hano bishaje byose, umwana ajya ku ishuri gute? Ngubu uyu yaba afite nk'umwana wenda nka mugenzi w'umukobwa yabona yambaye ubusa akavuga tuzaze nakaguha kenda, ubwo akambara ibyo, nangwa n'uyamugirira impuhwe yabona nta nkweto ari kuja kwiga akavuga ati uyu mwa uzaze nkugurira udukweto. Uko nuko bigenda rero. Hanyuma mama wowe urumva ubanye n'icyo kibazo, kandi ikibazo cyawe ukimaranye navuga ngo ni imyaka myinshi, imyaka 12 n'abana bawe 3 b'abakobwa. Abaturanyi bo bakuvuga gute cyangwa se n'iki bagufasha? Ntacyo ku baturanyi, ntacyo, nta na gike. Nta na gitoya.
ndabona uri kurira wenda ihangane ni ubuzima ubu unyuzemo bukomeye kandi hari andi majoro menshi wenda wagiye urira. Tubwire noneho iyo byagenze gutyo ukabura ibiryo abana bakarira kandi ni n'abakobwa gusa, bigenda bite muri iryo joro? iryo joro bana nukurara bararira bugaca nk'anabasiga uko nguko n'abasize noneho nagize amahirwe uno mwaka dutangiye baza kwishura kikaba cyakemutse bakaryayo kubera ko hari umuntu ubatangira yo kurya igihembwe cyashyira n'undi muterankunga akaboneka akaba aravuze ati ndayabatangiye, abaterankunga bagiye batandukanye kubu yabona yaramutangiye ubwo imbaraga zirashize noneho akaza ati ye kana kuri kuje urataha bimeze bitakamubwira ati nta mama yabuze yo gutanga uko nguye akabara yamutangiye. ihangane abantu bareba iki kiganiro bashobora kuzagufasha kubera ko abana batatu b'abakobwa bose kandi muri mu buzima bugoye, ubona banafatwa ku ngufu kubera ko ndabona muba ahantu mu gisambu nabakari mu gisambu mu gihangari, kurya biragoye. Urumva wenda hagize umugira neza abafashije kurya ku ishuri, babonye ifunguro bari ku ishuri, ariko iyo bageze ahangaha no kuburara iyo nagiye gushaka ikiraka nkakibura baraburaraga bakararira ibyo bari. ihangane njye mfite icyizere ko hari abantu bazabona iki kiganiro wenda bakabasha kugufasha, abana b'abakobwa bakabasha kubona ifunguro, kandi Imana igihindura amateka mama. Twese turabizi ko twese twaturutse ahantu kure, kandi Imana yagiye ihindura ubuzima bwacu. Mama ihangane rero wenda tuganire gatoya, turi kugana ku musozo. iki gihangari ubamo ndabona warakinzemo akantu kamwe gusa, niho mwese murarana? Twese turahahurira tukaharara, nageze n'uburiri bumwe buri ushaka wanagerayo ukavuga ibyo wabonye. Murara ku kirere? Ni imbaho hari urazizi? Nizo nafashe, mfata ibuye hano n'irindi hano, ushaka waje kuhareba turaza kwareba mu kanya. nuko ndishiraho ndangize ntambikaho zambaho hepfo no haraguru bambona arabibona, nuko imbaho nzitambikaho nkaguca nshyiraho ibisababa. Iyi nzu se nta mama byukuri iyi nzu nta mbaraga zibamo ko mbona n'ubundi ari ibitaka? Bazabura ariko ngerageza gucukira kugira ngo gucukira ko mbona nta mazi ari hano hafi, bigenda bite? Oya hano hari urugezi ruhurudukaga gwitwa Mudakama. Ujya kuvoma mu kigezi gihuruduka? Nani nayo tunywa. Ni nayo unywa? Ihangane rero twari tukigaruka kuri ubwo buzima bw'abana b'abakobwa, kandi mukabaho mu buzima bugoranye. Numvishe no kurya ikintu cyose mwebwe kirabagoye. Tubwire mu gitondo rero, ubundi se abana bafite ibikoresho by'isuku, bashobora kubrosa, bashobora ibyo siba ubwo umuterankunga wamubwira ngo atanzayo kurya ngo nagure nayo kubrosa. Inkuwo kwaba ari nk'ubwitange bw'akavuga ati kugira ngo ube kuzirabwirwa kandi uburara abandi barye kwishuri wewe utahenda kwitangiye. Ngatanga icyo gihumbi. Atanga icyo gihumbi byibuza abana bakabasha kurya ku ishuri. Ndabona nawe utekera ni muri iki gihangari. None se uko none hano muko nabonye nta musarani mugira? Nago ntago. Niba mwanya hari ubwo hari y'abadivana, uruno ni urusengero rw'abadiveni wanja. Tubwire neza, urumva ufite inkuru ibabaje. Uva hano kugira ngo ujye ku musarani muri iki gihangari mutuyemo, no kujya gutira umusarani wo ku rusengero rw'abadive. Niyo njaka. Ubwo se ntago bakwinuba kuba ujya kwituma umusarani wabo? Kubera ko batahahora bagasigara bahakinguye, ntabwo bamenya igihe ngiriyo n'igihe naviriyeyo. Ubwo wowe n'abana mujya kwituma ku musarani wo ku rusengero? Yari nijoro rero? Yari nijoro. Nijoro ubwo nyine dukora ku buryo nijoro iyo bugiye nko kwira buri wese akumva ashaka kujayo, tujaho kugira ngo birangirire rimwe. Nta na byinshi tuba twariye byatuma turara turagenda ijoro.
undi ntabwo wajya kuri iyo utariye. Ikintu kimbabaje urumva nta musarani mugira, ni ukujya muri toilette, nabwo mwagiye gutira mukajya gutira ku rusengero. Hari urugendo rungana iki? runo rugendo nk'umwana yahagena n'iminota 10 we ntabwo iminota 10 umwana agiye kuri toilette yo ku rusengero. Ahantu mufiteho kujya umusarani, kuvuga ngo nta toilette mugira cyangwa se nta musarani mugira. Amazi yo ni kure kubi, nta nubwo mwabitega muvoma ruhururu, muvoma ibigezi. Ruhururu byaturutse mu iki gitari byose bibi. Amazi yaturutse mu birunga niyo muvoma. Mukanywa sokakoresha n'ibikuku biturutse imvura iyo yaguye biturutse mu gitari bikamanukira. Mama uvuze kuri icyo kintu ku burwayi rero, iyo abana barwaye bigenda biti? Ibyo by'ibyatsi ndabifata, yaba ari nko mu mazi atetse nkabiteka nkabibaha bikagenda bikarangira, Imana ikamfasha ntagiye mu bitaro. Tagiye mu bitaro. Nta mituweli se mugira? Ntayo. Na nubwo nta mituweli mufite? Ntayo. Mubaho nta mituweli ubwiye abana barwaye no kubavurisha ibintu by'ibyatsi biri aho ngaho? Ibyatsi. Ugashaka imiravumba ukavangavanga nkabona biremeye. None mama, abantu bazabona iki kiganiro wababwira iki rero? Bazabona iki kiganiro, Imana ibafashije iki kiganiro, wenda nibura aha hantu ndi hakagira igihinduka ku buryo naje ndaja guhaha ntafite impungenge ngo abana uko mbasize wenda ndasanga hari ikibazo cyabaye. Icyifuzo nyamukuru nuko Imana impinduriye amateka, niyo naje ndahaha ariko nkagira aho mpahira naho. Imana iguhindurira amateka. Reka mbwira abantu bose kuri iki kiganiro, uyu mubyeyi ahantu aba ni mu gihangari, ni ikintu kirimo icyumba kimwe, sinzi niba nakita inzu. Nta n'impamvu yo kwirirwa kiringa ko hose mbona ahantu hose harangaye, kandi afite ikibazo cy'uko n'abana asiga mu nzu b'abakobwa 3 bashobora gufatwa ku ngufu. Nta mituweli, nta mazi, nta musarani. Ubuzima ni uguterateranya. Kujya ku ishuri abana byo ni ikibazo kuko amakayi ntayo, n'ahari makeya yo Esther yabafashije ni ukugabamo ibice, buri wese akiyaranja. Ni mu buzima rero navuga ko bugoye. Mu kanya noneho tugiye gutembera hano muri iyi nzu, utwereke uburyo ubayeho. Esther rero nk'umuntu umufasha, anjye ari umuntu wari wampaye udufaranga 20 ayagura mituweli. Umuntu wari wampaye amafaranga gukoresha, ayagura mituweli n'inkweto z'abana. Kuko mituweli y'abantu 3 ni 9,000. Nuko ayendera asa kukayaguremo inkweto. Iki ubwo ni icyumba rero? Ahangani urarana n'abana 3? Ahangani urarana n'abana 3? Ni hano turega amabuye. Wafashe amabuye urarunda? Ndabona warafashe amabuye ukarunda. Ndayaguha rwose, ugenda uyaguremo intuza kanyarere nyaguye. Ugenda wishyura mituweli. Hanyuma si byo mwiyorosa ni ibiki mama? Biyorosa bino. Ibingibi nibyo birogoza. Ibyo nibyo biyorosa? Tubwire mama, ubuse ko hano mbona hari imbeho, tubwire mwiyorosa ibiki? Ibi bintu ko mbona nta mashuka, mbona nta kiringiti, ko hari n'ubukonje. Binyereke neza, ntago mbibona. Ibyo nibyo mwiyorosa? Ubuse aka nagace turi munsi y'ibirunga, ni mu murenge wa Gataraga, hasi mu murenge wa Gataraga. Ko turi munsi y'ibirunga ahantu haba imbeho cyane. Ubwo mwarangiza mukaryama kuri kiriya kirago mwashasheho imbaho. Ubuse ko mbona ari hatowe n'abana 3 mwakwirwa gute? Kurara bagirekeranye. No kurara bamwe b'amaguru. Tubwire ukuntu muryama.
fata mikoro tubwire yama hano bana bagakurikiraho kamera nk'aho ari njyewe ubakingiye ku buryo nyine ari ukuryama twiponze nta n'amazi tuba dufite nyine ni nko kwiga. None se ko mbona naho muryama se hapfumutse harasa umufuka mbona washizemo ukora mu mufuka turebe ndabona washizemo ibishashi imifuka no kwanga rero hano muryama oya nta kibazo mu murekarira kubera ko kurira bitera kuruhuka kandi mama nukuri Imana iraza guhindura amateka yawe nizera ko iki kiganiro kiri buze kugera ahantu harenza hanga nibyo bishashi warunze ahantu mushobora kurya upfunda muri kiriya gikote mu rwego rwo gukingira imbeho ndabona n'ahandi ahubwo hose ko mbona se ari ibintu mwashizemo mama iki cyumba cyose ko mbona ari ibyenda mwashizemo kugira ngo imbeho itabageraho mu rwego rwo gukingira imbeho n'imvura yiguyemo aho yazagarazaga none hanyuma aho biramina kugira ngo atatugeraho. oya muri kare nta kibazo kubera ko ubu buzima buragoye cyane. Ndabona warashizeho rero matora ni ibishogoshogo warunzeho ibintu by'ibyatsi ibyo muryamaho hasi n'ibishaba ngara kugira ngo ibitiritiri bitaza biratwica. amasahani ko ntayabona n'udupura ngwino nyereke hano tujanaga kwiga utuzima abana udusane tuzima abana batujanaga kwiga mbwira nkureba iyo niyo sahani ufite andari hehe Esther ndabona guha amafaranga yo kugufasha mama keya umubyeyi wamubonye gute cyangwa se waje kumugeraho gute? Umubyeyi nari ndimo ndi gusenga Imana uyu mubyeyi Imana impishurira ibye mbona nta kigena mbona nta kintu afite ibereye mbona ari mu buzima nk'ubwo nari ndimo kera numva ngishaka n'umwete wo kuba namufasha mu tuntu ngiye kujya ndabona dukeya nkabura iyo tudufaranga muhanye n'umuntu wari watumpaye ngo ngure ibyo kurya ariko kubera yuko nziko mu ijuru hari Imana itangira ibiryo yarabimpaye nta nzara mfite ndavuze tereka ntumuya twifashisha cyo gutanga mituweli nta umenye igihe aratungurirwa ashobora gutungurwa n'uburwayi bukomeye akababuza icyo kujya kwivuza. Esther rero Imana iguha umugisha kubwo kwitangira uyu mubyeyi ukabasha kumufasha ngira ngo abadukurikiye murareba ni ikizu kiri aho ngaho ahangaha ni hasi nta sima ihari. Imana izahindura amateka. Reka noneho tugiye kuzenguruka iyi nzu rero twereke uko bimeze sibyo? Ndagira ngo Esther muze hano muze hano kuri hano hagaragara ndi kubareba imbere ya kamera. Hanyuma mama ubwo rero uri mu nzu byitwa ko uri mu nzu ariko ngenda ndabona nshobora kukubona nubwo ndi hanze. Ndagira ngo nsangize abadukurikira kubera ko uyu mubyeyi ari mu nzu ariko ngewe ndi hanze. Iyi niko inzu yo iteye ku buryo kumubona ntago navanga ari mu nzu. Ubu ndi hano nshobora kumureba. Hano ko nta bintu washatse ngo hakinge se ko bituma bashobora gukora iyo umutetse rero ndabona n'ikintu cyose niyo wajya kwambara no koga umuntu yaba ari kukureba wogera he ubwo binaba ngombwa yuko nkinga hariya niho mbonaga nagira ngo hari ubwo uri koga abana bakureba kandi abana bamaze kugira imyaka y'ubukure umwana w'imyaka 12 n'abandi bana nabo ndimo ndazenguruka rero iyi nzu yawe ngerageza kureba uko imeze sinzi niba ndayita ngo ni inzu ndagira ngo nsangize abadukurikira barebe inzu y'uyu mubyeyi mu by'ukuri cyangwa se igihangari abamo
usibye kuba afite umuryango akaba yakinga nabyita ko ari ukwegekaho kubera ko gukinga nta bihari. ubu ndi hanze y'inzu ndimo ndazenguruka inzu ye. Iki ni cya cyumba nababwiye, cya cyumba byitwa ko araramo n'abana be 3. Ibi byenge muri kubona ni handi yakuye imyenda yari yapfunzemo. Nari namusabye kugira ngo akuremo ibyo byenda yapfunzemo kugira ko kumbashe kureba. Urabona umuntu uri mu cyumba, muri cya cyumba ushobora kumureba. Hanyuma rero hano winjiye, ubwo tugiye kwinjira mu nzu ye, urebe. Ubu hano yitwa ko ari mu nzu. Ababikurikira ndabona murabibona neza, ni mu gihangari. Reka dukomeze. Ahangaha ni ku mugozi. Iyi ni imyenda, murabona ko nta mwenda muzima urimo, ni imyenda yose ishaje. Murabona inkweto abana bahinduranya bajya ku ishuri. Kuri we gukinga ntacyo bivuze, nk'uko yabitubwiye. Gukinga ko yashyiraho umuryango ntacyo bimaze. Iki kirangarirwa mubona ntabwo ari umuryango cyangwa idirisha. Murabona ko gihereye hano hasi kikazamuka. Ubwo namwe mundebere, iyi ni inzu uyu mubyeyi abanamo n'abakobwa be 3.